Mana rero uyu numukobwa wawe Feruje wawundi ukundaga cane nubwo ndakanyamafuti ariko ndagarutse. Mana urabizi rwose urangunda nanje ndagukunda none sibyo mana. Ndagukunda rwose kandi nawe nkunda gusenga. Ubu rero mfite ikintu kinkomereye ku mutima ndarinje kugusenga ngo ngusabe rwose. Urabizi hari umuhungu rwose mwiza cane mwiza ariko mwiza mana we mwiza dukundanaga iyo mubonye rwose amazi guzuraga kanwa. Wowe uranzi rwose n'umutima gwanje rwose mana. Ubwo ngo uriya muhungu rero urabona tumaranye imyaka myinshi niyo mpamvu ndarinje kukubaza. Ndago nshaka ko zaje ndakora ibintu ndakubajije kandi ngufite. Ndarinje kukubaza none uriya muhungu niwe uzaba wanje koko cangwa ndegereza undi? Nico kibazo ca mbere ndari mfite. Uragarutse kandi kumbaza iby'uriya musore? Sinakubwiye ko uriya musore atari uwawe Fero. Nzagushakira undi musore uzakuhoza amarira yose ariko uriya ntabwo ari uwawe. I said no. Okay? No. Man. No. No. You said no. Is it that no? Have the yes around it or not? It's a big no. Mana we ubu sindamureka gute rwose mana ndakwinginze ugenda ukora ibishoboka byose uriya muhungu ugenda uramutransform uramucura ku buryo rwose arabu wanje. Urabizi rwose afite amafavori yateruye ibyuma rwose ameze neza afite uziko afite na sigisi paka mana. Ubu se wamonye mukampuwe genda rwose umutransform igikweto kibona icaco. Urabizi rwose igihe kibaye kirekire mana ndakwinginze rwose genda ubikore maze rwose nanje rwose mbona umuhungu wanje mbona umusore tuzabana twishima n'ubuzima bwose. Urashaka kuzarira nk'agahinja? Nibyo wifuza? Oya nanone ntabwo nshaka kuzarira nk'agahinja. Urabizi ko ngukunda sinagusondeka ariko uriya musore uvuga ngo yateruye ibyuma yariye ibiki ngo afite six pack ntabwo arizo zizakubeshaho umwana wanjye sibyo? Ngaho genda nzagushakira undi uzaguhaza amarira yose. Pasamena amena Yesu amena. Feruje Mu izina rya Yesu Satani ndakwamaganye, mu izina rya Yesu ndakwamaganye Satani, mu izina rya Yesu toka Satani, mu izina rya Yesu. Imana irakubeshya ngo uriya musore nazaba wawe. Imana yambwiye kuri muhungu atari uwanje none utangiye kumbwira ngo iki? Satani mbabarira tutabipfa Satani nta bintu birebire nshaka. Imana yambwiye ngo uriya musore ngo ntago ari uwanje. Nge Satani ndabikwemereye azaba wawe. Komeza uharire umusore nk'uriya wateruye ibyuma ntazagucika. Buriya nshobora gushiramo imbaraga ngakomeza ngaforosa nkamwegukana nubwo Imana yambwiye ngo ntago ari uwanje. Satani nge mfite imbaraga ndakwemereye ko byabenda ari hatari. Ya Satani wowe ndakumvira Mana umbabarire ndaringiye ariko ibyo wambwiye ndabyumvise ubwo umusore ntago ari uwanje. Ngaho genda nzagushakira undi uzaguhaza amarira yose. Mana yanje ubu umusore rega ndamuhombye. Kaninywera agasururu nabigira neza. Sheferu wari ugiye mbeshye ku mana yanjye. Ego mana mbe mawe uzigenda ari ndaguhamagariye nkubwira ngo uze dusengere umusore tuzabana mu myaka iri imbere ukanga. Ariko ma kuki udahangayikishijwe n'ejo hazaza hanje? Uravuga ngo gushenga wampamagaye nari ndi kwifatira utuvideo two gushira kuri TikTok. Urebye ntabwo nari mperuka gukora video za TikTok ntabwo abaforowaje banje bari kubona icyo mbaha ariko ubu ngubu ndakarangije wampamagaye rero ari byo mpugiyemo. Ahubwo she
iyo bintu wegukanye byo kunywa noneho ni ibikima igihe nakubujije gucashagamo ibintu bidafite intungamubiri ntabwo unyumva ubushira she ndakubwiye ko ari bwisha cyangwa bushaka gukoraho kandi feruje niko mpora nkubwira mpereje hano Hereze. mbona hano bikiye hamwa Okira Feru. C'est pas possible. C'est quoi ça? Cyakora ababyeyi baragwira.